Biriya Liliane bitema ko mbona utameze neza. Ko mbona utameze neza bite? Gusa nta kibazo. Ndabona hari ikibazo pe. Ndabona hari ikibazo. Ushatse wambwira. Ariko ntukababare mbere. Jya ugerageza umbwire. Sindi mama wawe. Gerageza umbwire hari igihe nagira icyo mufasha. Sibyo? Shamanda wawe kuko utakumva. Mbwira ndakumva mama. Mbwira. Ejo nabikije inshuti yanjye. Ndakumva mama, nteze amatwi. Ejo nabuze umuntu w'ingenzi. Liliane. Wabuze umuntu w'ingenzi? None se ibyo ni gutekereza nibyo? Wamukunda se? Placide arenze kuba dukundana, yararenze kuba dukundana. Arenze ibi byose, arenze inshuti. Liliane, ukagira aho ubabara mwene aka kageni? Amakosa yose ni ayanjye. Oya, wikwicira urubanza. Gukunda si bibi. Ariko ugerageza no kureba ukuntu bigabanya bitakugiraho ingaruka. Amakosa ni ayanjye. Liliane, ndakumva cyane. Urukundo, umurengera akanyitayeho. Aca inzira nka magana arindwi zose kugira ngo mbe ndi kumwe nawe. Liliane, ndamuhunga. Liliane, ndeba hano. None amaze kugenda nibwo ndi kumva. Ndeba hano. Ndakumva cyane. Nanjye nishyize mu kigo cyawe niko namera. Ariko biranakunda ko ushobora kureba uburyo butwaramo, sibyo? Sibyo? Ndakumva cyane rwose. Mana ngo wanyumva. Kubera iki? Ibyo ni njye ubyiteye. Umuntu ugukunda akakwihanganira, akihanganira n'ukuntu lesbienne, akihanganira amafuta, amanyanga, muri ibyo bintu byose agakomeza kugukunda, ukamukatira, akagukunda, ukamukunda, akakwita. Ngejeje nuko gishoboka basi ngo tubane ibyanze. Ibaze yuko umuntu wari ugeze ku rwego yampindura. Liliane, umukobwa wanjye nkunda, sibyo? Ibyakubayeho n'undi wese byamubaho. Ko ntukicire urubanza. Kuba ukunda rwose ni byiza cyane. Biranashimishije kuba ufite ukunda. Ko sinatekerezaga ko byashoboka, ariko uyu munsi wa none birashoboka. Niyo mpamvu rero udakwiriye kwicira urubanza rw'ibyabaye byose, kuko biriya bifite uko bizarangira, sibyo? Ndakumva mwana wanjye. Nukuri ndakumva pe. Urukundo rurababaza. Ubundi mawe ndavuga ko umukunda. Komeje gutsindagira urukundo njye ntabwo utambeshye se ndi kukubwira ko niba uri umuntu w'ingenzi ngo umukunda. Iyo uri umuntu w'ingenzi, icyo bishatse kuvuga uzi icyo ari cyo, kuba uri umuntu w'ingenzi. Ntabwo uri umuntu w'ingenzi kuko utamukunda. Uba uri umuntu w'ingenzi kuko umukunda. Icyo bishaka kuvuga. Nabanza kuko namukundaga. Uri umuntu w'ingenzi muri wowe abakomeye. Ndashaka kuba ndi njyenyine mbabarira bigiye. Iriwe neza. Yiriwe.
nk'uko mubizi rero twari tumaze igihe tudaterana, tugiye dukora akazi ariko tutagira igihe ngo twungurane ibitekerezo. Umunsi rero nifuje ko twakwicara tukagira ibyo tuganiraho, tukabihereza umurongo bigendanye n'akazi. Bahaye ikaze muri ino nama rero afunguye no gutanga ibitekerezo, ntagire rwose uheranwa ijambo. Tubahaye ikaze. Koze. Mubizi ibi ni mabuja wanyu, we yabasuhuza hanyuma. Mwiriwe neza. Ndizera ko bamwe muri mwe munzi, hari n'abandi batanzi wenda baje uyu munsi, ariko n'abakozi bagenzi banyu. Murabizi ko harimo bamwe birukanwe, ubwo rero twagomba kuzana abasimbura. Ikintu cya mbere nkunda cya mbere mu kazi ni isuku. Isuku ahantu mukorera, isuku ku myambarire yanyu, ku mibiri yanyu mbese. Reba nkuriya kweli. Nkawe urasa gute? Mu gikoni ngira ngo bafite imyenda y'akazi. Hanyuma se ntabwo ugomba kumesa niyo wambaye? Ubwo se urasa gute? Bambaye rwose. Shaka ko nta mudahari. Sibyo? Wagombye kuba wita ku byo nakubwiye. Ikintu cya mbere uzi nkunda ni isuku. Ya mu gikoni. None se mu gikoni ubwo harimo isuku? Mungira mu gikoni ndambara imyenda y'akazi. Ntabwo ushaka gukora inama muri hano. Wagombye kuba waje mu nama usa neza. Murakoze cyane. Twikomereze. Hanyuma sheri wababwira ibindi bisigaye kuko agiye kubabwira ko akazi gakorwa n'abasimbuye abandi kugira ngo umenye ko muzamukorana neza. Urumva uko natangiye mbibabwira, maze iminsi njya ntakunze kuhagera kubera akazi kenshi, kuko nifuzaga kumenya muri byifashe gute. Ubundi nasanze hari abakiriya usanga basagararira madamu wanjye, kandi nkeka ko yari yaharaye. Yego yari yaharaye, ariko nyine uriya mugabo agira amahane. Ibibazo duhura nabyo urabona hariya uriya mugabo yaje, icyumba yari yacyanduje, umenya umujinya yaranawukuye hariya, kuko narabimubwiye mbona afite umujinya nanjye ashaka kuniga aramfata, noneho aba arasohotse. Ibyabaye hanze rero bishobore kuba byari biturutse mu kikoni. Rero tujya duhura n'ingorane mu kazi rwose, abakiriya bakaza hariya mu mashambure bakahanduza, ugasanga amashuka yose yatose. Nibyo bibazo tujya duhura nabyo pe, kuko kariya kazi nako ntikoroshye, mujye mutwihanganira. Ako niko kagize nyine bagusabye? Si byose? Ukazi wasabye. Ikindi kandi ntago abakiriya bose wakira ariko bose baza ngo bitware neza. Kandi ikintu uburenganzira bwabo. Rwose boss ni ukutubabarira, hari aho natwe twakoze akazi kacu nabi, ariko ndakwizeza ko biri bukemuke rwose, kuko na manager mushasha twaravuganye, na biriya bintu by'ibyumba saga zabayeho, ndakwizeza ko biri buhinduke. Ikintu rero ashaka komunikasiyo yanyu hagati y'abakiriya, ngaho umukiriya yaje, ngaho niwe mwahaye umwanya, ngaho ibyo bintu ntibizongere. Uri kumva? N'abashyashya barimo ibyo bintu bizongera. Iyo mpamvu yaragiye no kunkubita, bumva yasize ahanduje, njye ngira n'ikibazo cyahariya muri ariya mashambure. Abakiriya baraza bagasiga nyine nabuze uko mbigenza. Buriya yavuye hari yagize umujinya, umenya ariho wanamuteye kugira ngo wenda uze kuri biriya, kuko yarahanduje cyane. Ngeze hasi nsanga bahandi mubwiye yaje afite umujinya, sinzi niba byarakomerejeho rero agahita aza no hanze akarwana. Natwe tujya duhura n'ibibazo mu kazi cyane pe boss. Uriya mugabo nk'uko yabivuze ushinzwe ibyumba, uriya mugabo yaje yasinze. Icyo cyo yari bagiye kukivuga, yari yasinze afite umujinya, ariko ndabizeza ko bigiye guhinduka. Tugiye kuzaba twihangana nyine natwe abakiriya tubakira uko baje. Navuganye na manager mushyashya, ndabizeza ko ibintu bigiye guhinduka. Nawe ujye twihanganira pe, ariko tuba twagerageje uko dushoboye. Icyo kintu rwose mugomba kukigabanya. Sheri sibyo? Yeah. Ntabwo yatera imbere rwose. Kimwe mukabereka n'abakozi bashyashya bahari, ko n'ukunda kuboneka cyane. Wenda ikintu navuga uhanuza byo ntacyo bitwaye, kuko n'uburenganzira bwewe. Sibyo? Umukobwa ufura se ntahari?
ntakora neza nawe tumuhindure. arakora ariko kiriya cyumba biriya byumba biba bifite niko akazi nyine wasabye kamera ugomba kubyihanganira. Kandi ibintu nk'ibyo mu kazi bibamo. Hanyuma ikintu wenda nababwira kindi nakongeraho, nta komunikasiyo dukeneye hagati yanyu n'abakozi, sibyo? Tubahereza iminsi mu kwezi 2 yo kuruhuka, iyo ngiyo ibihagije, ndizera ihagije. Hari wowe idahagije kuri ngo tumwongere indi. Eliya, tuba turetse iby'urukundo rwanyu ntabwo nabyinjiramo cyane, ariko nkubaze ibyo numviranye so wawe nibyo cyangwa ntabwo N'ibiki? ntabwo ubizi se? Umuntu hano wamudushya umukomedi ntibigize cyuko hari ukuntu nyine babaye nabiki bigenza nyine hari ukuntu yakubonanye n'akandi kakobwa ukuntu. ese tobora umbwira uti n'ibingibi se ubwo wari wowe wamenyera ibyo uri kuvuga nyine ndimo ndakubwira hari ukuntu yaba yarakubonanye n'akandi gakobwa tutangiye twiganira se urimo gutereta ukuntu nyine umukobwa se naguze n'ibindi mana mu mwanya ko muri kumvangavanga icyo nari nkeneye ko muri kuncanga muri nibere mu bihe bitanyoroye muri kuncanga muri ese kuba ababyeyi beza byarabananiye base mbonye waje kubabariza yanjye ntabwo ibyo mbikuziho, ariko nari nkeneye kumenya ko nabyumvanye so. Asubwo umwana wabyaye kugeza kuri iki gihe umunsi ukamutera ukamwoza ukarinda ubwungane ukumura mu maso ya nta namwe ndajya ntabwo uramenya ku buryo kumbaza ngo bakubwiye papa ihubuka ry'urariyobewe. Ko nabikoza ntabwo ari biririya mba nkeneye kukumviraga uri umwana wanjye. Basi reka nkureke, ariko kandi niba ari byo rwose umbabarire kandi urabizi ko nkukunda, uri umukobwa wanjye nkunda. ntabwo uzwaye yamone njye mufungira amaferi muri uru rugo. Manager rero nk'uko wabyumvishe hari mu nama iriya situation yo yatubayeho hano mu kazi, ariko nubwo yabaye ntago ariyo icyo kibazo cyonyine twahura nacyo hano mu kazi. Hano mu kazi dufite ibibazo byinshi, nkeka ko byari bikeneye ko tubiganiraho ukagenda ukareba ukuntu wabikemura. Icya mbere cyo kuri ari amashambure, nubwo bavuze ngo haba harimo umwanda n'iki, ariko amashuka yaho arashaje, toilette zaho zirashaje, ubona ko zanatera n'indwara. Ikindi uriya mutipe ushinzwe amashambure akeneye umukobwa JP akeneye umukobwa umwasisitinga. Nibyo byaba byiza ko binakurura n'abakiriya cyane. Ikindi ni fomu z'abakozi. Ikindi urabona ko dufite umushefu umwe mu gikoni, hakeneye 2 kugira ngo serivisi zihute. Ikindi bari abaseriveri, nabo dufite abaseriveri 2, kandi nawe urabona ko aka kabari kacu ni kanini cyane. Dufite n'abakiriya muri iyi minsi, bivuze ngo dukeneye abakozi benshi kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Nkeka ko rwose wabinotinga ahantu ukareba ukuntu ibintu babikemura. Ibiryo by'abakozi ntabwo barira ku gihe, kandi nta muntu ukora atariye. Rwose bize guhinduka pe. Yego nibyo, wenda nk'uko bimbwiye ntabwo muri business haburamo challenge, kandi icyo naziye ni ukugira ngo ibitagenda neza duhuze impande zombi. Icyo ngiye cy'amashambure turabiganiraho na boss, turebe ko twabona undi musista wamufasha. Nibyo twabikora ko byarushaho kugenda neza, na JP akajya aruhuka. Ikindi cya uniform ntabwo zo mwigeze mugira? Nazo tugeze tugira, kandi rwose n'ubuyobozi burabidutegeka.
nibyo kuba umukozi ari mu kazi afite imyenda umuranga. Ikindi mu gikoni nta shefu uhari. Hano shefu umwe wenyine Shefu kandi umwe. rwose nawe ntabwo ari capable na kariya kazi. Yego. Kandi bivuze ngo mugira dushatse amakomande menshi. cyane. Okay. Yego. Kuri aba bakozi aba serivisi. Ba serivisi abaseriva babiri urumva nawe ntabwo Ni bahagije abakobwa n'abahungu. ni abakobwa gusa. Oh. Dukeneye n'abahungu kuba bafite ibakwe cyane. Yego. Urumva bizinesi kugira ngo tuzagire umusaruro. Ibi nanjye ndaza gufata umwanya nicaze bosi na mabuja we babonye ko bosi ngo atanaboneka Yego. ariko naje kugira ngo tugire ibyo duhindura kandi dufatanyije. Njyewe ubwanjye ntabwo nabishobora. Ikindi kandi wowe umaze igihe hano hari byinshi uzi n'abakiriya ba hano ndetse ndabamenyera ariko icyo ngusezeranije ni uko tugomba gukorana kandi tugakorana neza bizinesi ikaguka kuko burya uwo mubosi yatabonye amafaranga natwe biragoye kuyabona. So rero iyo umuntu ari mu kazi nk'aka bisaba ukore nk'uwikorera ubigira ibyawe kuko nubigira ibyawe umusaruro uzaboneka ndetse na bosi aduha amafaranga yatangira ku gihe nta kibazo. Ayatangira ku gihe bosi ntacyo tumushinja pe. Ku kintu cyerekeranye se no kurangura bigenda kurangura rero dufite depo dukorana nayo twe tubaha komande y'ibyo dukeneye deni bakabituzanira. Okay, good. Ubwo ndumva ndaza kuganira na bosi ibintu tubishyire ku murongo neza kandi disipurine ujye undebera ibintu by'abakozi n'abakiriya ibintu bibe kiriya cyane. Sawa. Ahubwo noneho reka mbe ngiye mu kazi ndebe hariya kuri kontwari uko bimeze kandi hope ko tuzakorana neza. Sawa. rero nari nifuje kuba nawe urumva nyuma ya nama nifuje nka supervisor kuba twaganira tukanoza akazi kugira ngo dukomeze tubone umusaruro. Ibibazo byagiye bigaragaramo azongera rero niyo mpamvu ariko twanywamo nta kibazo ata rwose kari kumara icyaka. Nawe wakoze cyane kubwo gatekerezo wagize. Byari ngombwa byari binakenewe cyane ko tuganira kandi ni ukuri ndabyishimiye cyane kuba ndimo kuganira na bosi. Bitwongeramo icyizere bituma twongera kumva turi connecte namwe. Iya rero wini nkubwire munakoresha abakozi benshi ariko nakubonyemo impano y'uko wazateza bizinesi imbere. So impressive kabisa. Thank you. Mpamvu ngo duhure dushyire ku murongo ubona twakora iki kugira ngo bizinesi ikomeze itere imbere. Supervisor nka supervisor njye bicyuna sinzi ntago ari kugira inama utayifata nabi nta mukozi ugira inama shebuja ariko nkuko twari twanaganiye na manager ubushize hari ibintu bimwe hari ingingo twagiye tuvugaho zigomba guhinduka. Abakozi imikorere yabo imirire yabo tugomba kwita ku bakozi cyane kubera ko buri abakozi batanga umusaruro. Yego tugomba rero kubitaho bakabona ibiryo ku gihe bakabona ama off yabo bakaruhuka nta muntu ukora ataruhuka. Yego ibindi byo kuri kote ya hariya mu byumba hano muri kontwari nta kindi kibazo pe. Abakiriya baraboneka rwose. Icyo tugomba guhindura gusa n'imifata uko dufata abakozi bacu ibyo bigomba bihinduke. Urabona nk'ahantu barara ntabwo barara ahantu heza kandi ni ukuri buriya utitaye ku mukozi kubera ko umusaruro wose niwo uturuka hariya hasi. Utitaye ku mukozi birapfa. Atanga serivisi nabi kubera umutima mubi ko baganira iki ariko bura twaberetse urukundo tukabereka ko tubitayeho tukabereka ko ari ab'agaciro. I know ko bizagenda neza. Nanjye numva nshaka icyo mpindura uburyo nabafataga bafata neza nkabazamurira umushahara abahemba neza kugira ngo namwe mukore utizigama. Yego nakora urakoze cyane. Rero nkuko nabikubwiraga
mfite umugambi wo buriya rero unyura umukobwa mwiza uretse ko uri umukozi uri umukobwa mwiza Urakoze cyane boss. mwiza impamvu tuzabishyiriyeho nkabongeza umushahara Ego. nkuko bagera babivuga rwose ngo uri marayika wigendera Nkunda izo comment buriya z'abakiriya ye nziza bidutera courage yo gukora cyane kurushaho. Ndashaka kugamije kuzabongeza umushahara nkawuzamura ndetse nzagukubira na kabiri. Mbaye mbishimye cyane. Sheri kuva ryasigaye usanya n'abakozi sheri. Urumva nyuma ya nama ngana na supervisor kugira ngo tunoze uburyo kuva ya nama yarangira. Kugira ngo turebe ko akazi kazakomeza kagenda neza, inshingano ze ansobanurire neza. Yego rwose mabushuka arimo kubivuga niko bimeze pe. Nta kindi cyari behind. Ashobora kubaje wowe. Ibaze umugabo wanjye ntabwo ndikora nawe. Ibaze umugabo wanjye. Nakwaje ngo kuva usigaye usanya n'abakozi. Yansobanuriraga inshingano ambwira uburyo agiye imigabo n'imigambi uburyo agiye kunoza akazi. Kwicara muri zo rero kuganira ku by'akazi. Ni ku by'akazi twaganira. Aziko mufata umwarinjije. None ntabwo bisamura nyine ndijije. Ntabwo ari byo twagufasha mabusha. Ntabwo ninjije pe. Wowe ahubwo bifasha mu isura bitari. Ntabwo nagandi kugana nawe kuko n'umugabo wanjye. Ninjye mvuga kandi gusheke. Tukubyumvira. Yes, reka mbasigare n'umugabo wawe mukomeze kuvuga. Nta kibi twaganira Sheri ni iby'akazi gusa. No Sheri nta kibi twaganiraga. Twaganiraga iby'akazi. Rwose urabizi ko ngukunda umugore mwiza. Numva kuba naza kuganira n'umukozi kugira amenye uburyo ari kuzuza inshingano. Usibitangajemo muri byose ni ukuntu ubuza abandi ibintu bakaba babikora. Si ibyo. Mbese wemerewe nimba ubuza abakozi gusangira n'abakiriya babo gute ugana nyine kute wowe umukoresha wabo usangira n'abakozi ugatinyuka agasoma nawe agasomaho akureba mu kanwa. Sheri nta kibi twaganira. Umukoresha we nta kibi twaganiraga n'inshingano z'akazi. Ikintu biri kunyereka urabizi ko ngukunda urabizi ko ntamuca inyuma. Niba naganira n'umukozi numva nta kosa ririmo. Iyi mbono wandinshije rigana tuzarugwa mbitegereza. Nabonye hari ikibi twari turimo. Ntabwo nabonaga urugwego mufitanye se. Nyine umukoresha n'umukozi bagirana urugwego nakoreye. Ndetse kumubaza ariko nta kindi Sheri. Aha tubyihorere gusa ingaruka zabyo uzazibona. Komeza. Naba wa mugabo uterera iyo se ntakurikirane business. Ntabwo ibyo navuze ariko agakururo kanyu ntabwo nkashaka karo gano gakurumbo nawe mufite ntabwo nkakeneye. Bari uko nguko byifuza ariko numva n'ubundi mu busanzwe nta mubano nari mfitanye n'abakozi uretse kuba ari abakozi banjye. Nyine navuze ngo agakururano mufitanye ntabwo nkakeneye. Ibintu byo gusangira kuva nyine musangira cyangwa nuko ari ubwa mbere mbabonye musanzwe musangira n'impamvu babifashe nk'aho ari ibintu bisanzwe. Kigaragara cyo ntabwo ari ubwa mbere bibaye. N'ubwa mbere. Ushobora kuba ngiye mbibonye ubwa mbere ariko atari ubwa mbere mubikoze. Ni ubwa mbere Sheri. Ntabyo nkeneye rero kandi uzamfasha.